Niriwe mama ndi umwana w'intabwa ariko nubwo papa yadutaye ariko uzakura abana banjye ndetse n'abandi bana bose badafite ababyeyi bazakura. Imana irabakunda. Umwana ku isonga urubyiruko ku isonga ushake akanyenduzi ryawe wowe wahohote utateguye ugategwa nimba n'ubyabonye umurashanya turagukunda u Rwanda rwacu gutezeho byinshi tambuka neza utasusumira usubiza agati mbembero maze turwanye ibiyobyabwenge n'ihohoterwa ryato ryose bityo dukumire kure cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'inda ziteganga zitate. Reka nanone twongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari Burasirazuba, Uburengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo, abari mu mujyi wa Kigali, mwese ni mugubwe neza. Dusuze kandi abanyarwanda muri mu bihugu bitandukanye by'isi, mwese mudukurikira aho mwagiye guhaha aho mwagiye guhaha, abandi mujya kwiga, abandi mujya gushaka, nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mwese nimugubwe neza, tubaha ikaze hano ku Mwana TV. Reka mbwire ababyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi, funguza konte muri ejo heza kandi ukoresheje telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza iyo systeme igenda iguha n'udufaranga duke ugenda ushyira kuri iyo konte, hanyuma ejo abana bawe hakazagenda neza cyane, kubera ko iyo konte igihe kizagera uvuga uti dore nguyu umunani wawe. Hambere ababyeyi bajyaga baduha umunani, ariko uyu munsi umunani ni ishuri, ni ukuzigamira umwana, ibintu bikagenda neza. Nanone nanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, ku gicumbi cy'umuco w'Abanyarwanda, iwabo w'abajene n'abajenekazi, ariko n'abasaza b'imvi z'uruyenzi ndetse n'abakecuru beza batanga impanuro, abadamu nabo bakiri bato n'abana babo bibarutse. Mbese ni umujyi ufite byinshi kandi byiza, ariko ufite n'igice twavuga cy'igiturage cy'icyaro hirya aho ngo igiturage umva. kandi igice cy'icyaro icyaro ni ukuvuga ngo ni hahandi nyine ushobora kotsa ikijumba muri Nyirankono. Ndi kumwe n'umubyeyi mwiza w'uruhanga ruhanganye ubuhanga, kumureba n'ukurarama, yego ari kumwe n'abana beza mama, bamutemba nshyushyu, bamutereka amata, abana beza b'Inyanza abana kabaze niyakirira abana imperewe zero umuhereze. Abana muri aho muri beza mama, yewe ndagowe mana yanjye, ngo muri beza murasa, ariko mana Imana yabaremye mwabwiwe n'iki ko musa n'Imana? Nuko yabaremye yo ati turi beza turasa n'Imana. Umeze neza? Mbwira amazina yawe. Ineza Kevin. Ugiye kumbwira n'imyaka ufite? Mfite imyaka 6. Gira gacatse. Yega data we. Byagenze gute?
narakutse. warakutse nese uko wayahaye kanyamanza nukuri kw'Imana wiga mu mwaka wa kangahe Kevi? Umwaka wa mbere. Ndashaka rero mbwire mama na papa mureka yifatire bari kumwumva. Mbwira amazina ya papa wawe yitwa nde? Bizimana Diogene. Ushigaje nde? Mama. Okay, herezo uwo nawe. Mbwira amazina yawe ma. Nitwa Itatsineza Keti. Itatsineza? Ariko mana we, Itatsineza wamfura we, Nyanza utatsi ibyiza. Wowe ugiye kumbwira amazina ya nyogokuru n'aya shogokuru n'aya papa wanyu muto, mbese ubwo uragowe n'aya ntuze wawe nyokorome. Twagiye sogokuru wawe. Keshimani Makira bae shogokuru. Noneho nyokuru Bizimana Diogene. Nukuri kw'Imana. Nabivuze. Nayo mazina nishakira hata mwana wa. Ntago ibintu byinshi we ntubijyamo. Ubwo mama hindutse sogokuru, papa hinduka. Ufite imyaka ingahe ma? 4. Yibare turebe. Yizamure turebe. Mama nago oya, buretse mama gufatire mikoro yibare turebe. Kandi urabara mu Cyongereza. 1 2 3 4. Urabikoze kumugaragara izuba riva. Umeze neza? Yego. Byiza cyane. Reka mubanze muhagarare hariya. Noneho wa muvugo mushaka kubwira abanyarwanda. Umuvugo wanzanye w'abano bana. Reka mbanze mbwire mama Kevi huguka nta kibazo. Ako karagaciye munagira ngo abakunzi b'Umwana TV babanze bumve kwanza izi mfura wowe ndakuzigama mukanya. Abana beza b'abakobwa bariho babyiruka. Ni igihe cy'inkorora sinzi kibari nk'icyorezo. Niyo mpamvu mwumva umwana wacu muto ariho arakorora nta kidasanzwe nibyo nyine ntacyo bitwaye. Nari ndumvuga ko nje kumva umuvugo w'aba bana. Numvise kuri telefone imbuga nkoranyambaga zihutisha byinshi. Numvise umuvugo wabo udasanzwe. Ndabashakisha byaranangoye ariko ndashima Imana ko mbashije kubageraho. Mukaba mwanyakiriye muri kano gacaca keza tugiye gucoceramo amagambo kandi meza. Ndagira ngo kwanza mbere y'ibindi byose barabanza bavuge uyu muvugo kugira ngo dutangire tuganira. Abakunzi b'Umwana TV ntimujye kure, nimubanze mwumve kwanza aya majwi meza y'abano bana. Umwana kwisonga urubyiruko kwisonga ushaka nyanduje ryawe we wahohote utateguye ugategwa nimba n'ubyabonye umurashanya turagukunda u Rwanda rwacu gutezeho byinshi tambuka neza utasusumira usubiza agati imembero maze turwanye ibiyobyabwenge n'ihohoterwa ryato ryose bityo dukumire kure cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'indateganga zitateguye ariko nkundira mu mazina yawe we wahuye n'ibyo byose ugahungabanywa n'ibyabonye umutima ukabura ituze ugataca udatekanye kubera ingaruka z'ibyo byose bagushukishije ubuhenda abana bikuviramo ingaruka nyinshi harimo na virusi itera sida. Urubyiruko twese turahangaha ndetse natwe abana bato cyane muze turwanye ibiyobyabwenge maze ducukure n'ingaruka zabyo virusi itera sida n'ibindi kubyara akabangu bakiri batoya bihinduka amateka kuri twebwe. Ntadusubikire inganzo twaturuma turabana ndetse n'abakuru bacu Imana nibishaka tuzasubira n'ibitudukije ubugingo yari umusizi usiga agasigara basiganuza Itatsineza Ketiya yari ari kumwe n'Ineza Kevine. Murakoze. Byiza cyane mana we, igitangaza genda avuga ko kivutse kuri uyu musozi w'Inyanza. N'ubwa mbere mbonye abana kuva ku myaka 6 ndetse n'imyaka 4 bashobora kuvuga ibintu bikomeye gutya. Reka nyina ubabyara ise we aba yagiye gupagasa ko babyita ubunange ndi hano mpagasa. Ndatekereza ariko nabivuga gutya ariko tugushimire kwanza mama Kevin
banza wibwira abakurikiye Umwana TV dutangire tuganira ngira ibibazo ngenda nkubaza bikomeye ariko ndabizi urabisubiza. Murakoze, nitwa Mukeshimana Makire. Nkaba mbarizwa kuri umusozi wo kubigega. Yego. Muri aka gakaritsiye k'igiturage hitwa ku Kasengoga. Ku Kasengoga. Ubu ntari bubimure. Hari butwimure. Ku Kasengoga. N'umudugudu. Umudugudu wa Kasengoga. Umudugudu n'ibigega. Ahubwo ikaritsiye agasozi. Yego, abanyarwanda muri hirya no hino mwibuke twa dusozi twiwanyu ya mazina hahandi uvoma oya wavomaga, handi wajyaga gutashya udukwi, handi wajyaga gukinira twa dusozi. Hano bahita ku Kasengoga, ni mu karere ka Nyanza, umudugudu wa Bigega, akagari ka Gahondo, umurenge wa Busasamana. Yego, ubwo ni naho intara iri. Yego, yego, uti nitwa Mukeshimana Makire. Reka rero nutangira udusobanurira inganzi isobetse ubuhanga y'abano bana. Abakunzi b'Umwana TV buriya nabanyamatsiko kimwe nuko nanjye aya matsiko nyafite. Ndagira ngo banze utangira utubwira ese uyu muvugo ushingiye ku bintu numvise bikomeye bigeze nko kuri 3, aho bavuga ko umwana w'umukobwa ntekereza n'umuhungu ashobora kwiyumvamwo. Reka ubanze umbwire iyi nganzo y'aba bana turiho twereka abanyarwanda, cyane ko nifuza kwikura ikagejuru. Akarere ka Nyanza kabanze kabyumve bwa mbere, gashobora gukoresha aba bana kakabifashisha bwa bukangurambaga bakora mu mirenge, mu tugari n'ahandi, kwihoterwa rikorerwa abana n'inda zitateganijwe, ibiyobyabwenge. Aba bana babashyira imbere ku isonga, ibintu bikagenda neza, kandi ijwi ry'abana ni nako gaciro k'igihugu, ni nako igihugu kibyifuza. Iyi nganzo y'aba bana mwayitangiye mute? Ese niyo mwabahanzemwo cyangwa ifite inkomoko? Banza utangiriraho. Iyi nganzo y'aba bana ni iyabo. Ni iyabo kuko aba bana uko nawe wabibonye, urabona yuko badafite ubwoba, badafite mwegere hirya gato isoni, kandi ibyo bavuga babonye ko bibarimo. Ni ukuvuga ngo rero icyo mba nifuza nuko ikura gize amahirwe bakomeza, kuko babonye uburyo bakomeza urabona ko ari abana bafite ejo heza, kandi ngabo ko ifite icyerekezo. Yego, ni ukuvuga ngo ni iyabo. Noneho reka turebe rero mu burezi bw'abana, ubwo bivuze ngo ni nyina na se nk'umuryango uriho uyikuza. Abo ubwabo baraza bakambwira utuntu nkatureba, narangiza nkabashyigikira nkabunganira, ariko iyo urebye ubwabo hari nk'uturirimbo bahimba, hari ukuntu baza bakambwira utuntu nkabwa ni mu mpimbi aka kantu nkabona baragakoze, nanjye nkagerageza gukosora nkadushyira ku murongo utwo bakoze. Urabona ko nyine bafite impano, kibura nuko yakura cyangwa se igaterwa inkunga. Oya wigira ubwoba, none se Umwana TV ninde utashyigikira umwana? Koko ikintu cya mbere nuko umwana nta muntu n'umwe utakifuza kumuterura ngo amugire uwe. Kandi rero nubwo tuvuga ngo umuco waracitse, ariko ntekereza ko uramutse waraciye umuco wo kudashyigikira umwana waba ufite ikibazo. Ahubwo reka tubanze turebe, ubundi se mama Kevin mufite abana 2 gusa cyangwa hari n'abandi? Dufite abana 3, undi ari ku ishuri. Ubwo umwe afite imyaka 9 nkuko babitubwiye, undi akagira imyaka 4. Umwe afite 6 n'imyaka 4. Uwo wundi afite ingahe? Afite 10. Afite 10. Munabyara neza kabisa, murasobanutse. Iwabo w'abakuru muhagenda neza. Noneho reka turebe rero, ni ukuvuga ngo aba bana usibye uwo mukuru wabo nibo bonyine bafite iyi nganzo? Nyamukuru wabo bafite iyiwe, nuko adahari nyine yize igitondo n'ikigoro. Yego. Okay, none se ubu ni ukuvuga ngo usibye uyu muvugo abakunzi b'Umwana TV bamaze kumva waba bana, ndetse ntekereza ko n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu nkuko nabivuze, iyi niyo nganzo bifuza ko abana babwira bagenzi babo bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Usibye kuba wenda bafite uyu muvugo kandi ukaba ari umuvugo ufite icyerekezo, hari ibindi bihangano wenda bisanzwe nko kuririmba n'ibindi bafite? Bajya bakunda kuririmba indirimbo za Badorokasi, bakunda kwihimbira udukorasi, bakunze kuririmba indirimbo
cyane cyane zo mu nzu y'Imana. Bakunze gutera amakorasi, kumva indirimbo, cyane cyane bakunda ba Dorokasi, bakunze gusubizamo indirimbo zabo, kunda kubyina ibintu nk'ibyo ngibyo. Umwe yiga mu wa mbere, undi yariga muri Gardienne. Ya kangahe? Ya kabiri. Ya kabiri. Byiza cyane. None usibye kuba ku Mwana TV bwa mbere dusuye bano bana nyuma yo kubona karaka video kabo bariho bavuga ngo umwana kwisonga, hari urundi rwego waba waragejejeho iyi mpano y'aba bana wenda nk'hano mu buyobozi bw'akarere ka Nyanza? Aba bana bo iyi mpano babonye yuko bayifite kuvuza imivugo, hanyuma rero njye nararebye avuga nti reka mpesanye n'abandi bana. Ubu dufite club y'urubyiruko nuko dutunguye nayo twayikweretse, irimo abana b'abasore n'abakobwa bafite impano zitandukanye. Egera imbere mwana we, egera imbere abakunzi b'Umwana TV bakomeze bakureba, urasa neza. Tugerageza rero kwegera nk'uko uyu muvugo w'aba bana uvuga, tugeragera kwegera ba bana bahuye n'ibibazo byo kubyara bakiri bato, tukabagira inama, tukabiyegereza. Icyo nicyo nabashije gukora. Ubundi hari ukuntu iyo club dufite amasenema, turimo turahimba amafilime, mbese dufite byinshi. Ni mu bishaka muzaza mudusure, dufite kujya gusura abarwayi, dufite ibikorwa byinshi cyane muri iyo club. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo inganzo y'aba bana twashatse kuyihamana, ahubwo twashatse ko n'abandi bana baza bakarebera kuri aba, bagatinyuka, n'abakobwa n'abakuru bakaza bakatwereka icyo babashe, tukabasha gushyigikirana. Byiza cyane. Kumbi ni ukuvuga ngo iyi nganzo ntabwo uyitoza abawe gusa. Ubu ni ukuvuga ngo mufite abana bangana iki? Ubu dufite abana bageze muri 27, hafi 30. Yego. Bo muri kano gace. Mutoza cyane cyane ibi byose nabonye, ni ukuvuga ngo muri uyu muvugo nibyo mushingiraho. Twashinze club, aba bana n'ubundi basanzwe bafite impano y'imivugo kugira ute, ariko twashinze club dushaka kugira ngo twegere abana bahuye n'ibyo bibazo, ari nabyo aba bana bakomojeho. Twegera abasore n'abakobwa bajya mu biyobyabwenge, tubagira inama, dushake babandi baheranywe n'agahinda kubw'ingaruka bahuye nazo z'ibyo bintu bahuye nabyo, tubagarure mu buzima, tubumvishe yuko ubuzima butarangiye, hakiri ikindi cyizere cyo kwiyubaka. Nibyo. Kandi kano karere ka Nyanza nubwo nta mibare mfite, kari mu bantu bakoresha ibiyobyabwenge cyane. Akaba ariyo mpamvu wowe wavuze uti reka mpaguruke nk'umuturage kandi ufite igihugu akamaro, ngira icyo nkora. Kandi baca umugani ngo utera uburezi aheriwe, none wahereye mu nzu yawe, abana bawe, ukaba uvuga uti rwose ndashaka ko impano yabigera kure. Nigeze kukubaza rero nti ubusanzwe kuba ku Mwana TV twebwe tumenye iyi mpano y'aba bana, ubusanzwe akarere ka Nyanza cyangwa n'izindi nzego, donc akarere kabamo inzego nyinshi z'ubuyobozi, hari abari bamenye izi mpano z'aba bana? Oya, ntawe. Ntawe. Ntacyo. Ibyo ari byo byose ntekereza ko Mwana TV akurikirwa n'inzego nyinshi zitandukanye. Cyane cyane nshimire meya w'akarere ka Rutsiro, ni umudamu ukora cyane kabisa, ukora cyane, ugera mu cyaro hirya agasura abaturage, akumva ibibazo byabo bishingiye no kuri ibi ngibi muvuga. Mushimire cyane, ngira ngo aradukunda ku Mwana TV, ndetse iyo dushyizeho ibiganiro arabikurikirana. Imana imuhe umugisha, ndetse n'izindi nzego bakorana ibyo bakora. Ndizera ko no mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, Ntazinda Erasme, dore ngizi impano zawe, abangaba wabashyira imbere yawe kandi bakagufasha mu buryo bwo kugira ngo imihigo y'igihugu, imihigo y'akarere ibashe kugerwaho. Mama Kevin, ntago nshaka ko tuza gutinda kuri zino mpano z'abana. Buriya abantu ni abahanga bazi no kwitegereza, ahubwo turagira ngo turebe ni ikihe cyifuzo wifuza kugira ngo n'abadukurikiye bashobora kuguha ibitekerezo. Icyo ni kimwe. Ikindi, inzego z'ubuyobozi nk'uko nabivuze, nazo ubwazo zishobora kugusapotinga zishingiye kuri bya byifuzo byawe. Nibihe byifuzo wowe
nka mama Kevin ureberera aba bana kugira ngo iyi nganzo yabo ikure kandi igirire igihugu umumaro, nibe byifuzo ufite wifuza gusaba izo nzego zombi nkubwiye? Murakoze. Byifuzo ni byinshi ntibyabura, ariko icyambere ndifuza ko iyi mpano yakura ikagera kure, muri make ahantu hose iyi message ikahagera, kuko urabona aba bana bafite message nziza kandi ifitiye igihugu akamaro, kuko buriya ikintu cya mbere urubyiruko n'imbaraga z'igihugu cyacu. Ubwo rero ndifuza ko iyi mpano yakura ikagera kure, kandi ntifuza yuko habaho nk'abaterankunga, kuko bafite impano nyinshi, bafite kuririmba, bafite gukina, bafite byinshi cyane. Abangaba bakoze sinema, hari igihe twagiye gukina theatre mu wundi mudugudu kure, duhatana turi imidugudu 9 tuza dutahanye igihembo. Bafite impano nyinshi rero aba bana, ni ukuvuga ngo habonetse uwabatera inkunga impano yabo ikaguka byaba byiza cyane, kandi message yabo yagira umumaro mu gihugu cyacu. Mu byo ni ukuvuga ngo mu byo bakenera wumva hakwiye kuzamo ibiki? Rega hari umuntu utekereza ati hari kuba bitoza bagashyiramo utugoma, utwenda two kugira ngo bagire ibintu bawifuza, wumva mu nkungu ukeneye. Kuko ni byiza kamemu, ni byiza, kandi buriya amaboko ya mugenzi wawe aba ari umugisha kuri wowe. Izo nkunga ni nk'ibiki wumva? Kuko hari umuntu uvuga ati se ndahera ku giki ko nta kintu yavuze. Ni ukuvuga ngo rero aba bana uko ababonye naho ubasanze wahabonye nuko bari wakubonye. Ibikenewe ni byinshi, ariko Umwana TV nawe nzi neza yuko arebwa n'abantu benshi, kandi abadukurikirana nabo bazi ubwenge. Kuvuga ngo bareba igikwiri cyangombwa nuko bashyigikira aba bana impano zabo zigakura. Oya nta kibazo, nge navuze ngo impano z'abana buriya utazishyigikira, ni nayo mpamvu naje naje kugushyigikira. Buriya nubwo ntuyikigara, ariko ibaze ko naje nturutse Igisenyi. Urumva urugendo nakoze je kureba aba bana, kandi mu by'ukuri ntekereza ko uru rugendo ntabwo ari urw'ubusa. Abadukunda tunabashimira cyane kuba bafata umwanya wabo, kuko hari televiziyo nyinshi mu by'ukuri tudashidikanya ko n'ubundi batabura gusapotinga impano z'aba bana, cyane ko ntawamenya aba bazavamwe abantu bakomeye. Izi mikoro dufite zizaba ari izabo ejo, aba bicaye mu nzego zikomeye z'igihugu cyacu nabo bahicare. Ndabizi bazavamwe abantu bakomeye, ariko aho bahereye ni heza. Ni ukuri ugende mu ivugabutumwa, nahisemo kurikora gutya kuko ntekereza ko uyu ni umugisha ukomeye. Burya hariho n'igihe uvuga utariko reka ibyanjye mbibike hano, ukagira utuntu dukeya ubika kuri aba bana, ejo ukazababona bari imbere ya Perezida wa Repubulika. Hari umwana njyashima cyane na bugingo n'ubu ngubu amaze kugeza igihugu kuri byinshi. Abenshi bagiye bumva message y'umwana witwa Fabrice Niyonkuru. Fabrice Niyonkuru ni umwana nawe wakoze umuvugo nk'iyi ngiyi, kandi ni ukuri uri mu rugendo rwiza n'abana bawe, ni byiza. Ariko uyu mwana nuko umuvugo we waramenyekanye ugera no kuri Madame Jeannette Kagame. Ntekereza ko rero ntabwo arobanura abana bose abafata kimwe ku rwego rumwe. Ube uva mu mujyi, uve mu cyaro, buva he, pfa kubura umwana w'umunyarwanda. Uyu muvugo rero nawo ni mwiza, cyane cyane mu Mbuto Foundation bahise babyumva. Abakora mu nzego z'Imbuto Foundation n'umuyobozi mukuru w'Imbuto Foundation Jeannette Kagame ashobora kumva uyu muvugo w'aba bana akawukenera cyane mu bikorwa bye, kandi bifasha umuryango w'Abanyarwanda nk'uko ayifuriza ibyiza. Tugushimire rero, ndumva tutavuga byinshi, ahubwo ntekereza ko ubwiye abadukurikiye nimero yawe ya telefone. Hari uri mu mahanga, hari uri mu Rwanda, akavuga ati iyo mpano ni yanjye ndashaka kuyisapotinga. Hari umuntu uvugira kure akavuga ati ariko uwo n'uwanjye turanasa, cyangwa arasa n'uwanjye, arasa na bucura bwanjye, arasa n'ifura yanjye se, akavuga ati reka ngandirize mu Kevin numve aho namukubitira umwoto. Abato mujya mwihangana sha, yewe mvuga nk'abantu bashaje bakuze,
niyo mpamvu mwotso ntimwapfa kuwumenya ariko mwihangane ngewe ntabwo mba naje gutwika wana mba naje mu biganiro byubaka sosiyete. Mama Kevin reka umpera abakunzi b'Umwana TV nimero yawe ya telefone bwite. Murakoze, nimero yanjye ya telefone ni 0788 40 26 92. Reka nyisubiremo 0788 40 26 92. Iyo ni nomero yanjye ibaruye ku mazina yanjye. Murakoze. Yego byiza cyane kabisa. Mama Kevin ushobora kumuremamo imbaraga zo kugira ngo akomeze afashe aba bana. Twumvise inganzo yabo isobetse ubuhanga kandi inganzo ishobora gufasha inzego z'igihugu cyacu mu rugamba rwo guhashya ibiyobyabwenge ndetse n'inda ziterwa abangavu. Aba bana rero ni bato ariko ntago batubugari ubu bahaye babumwa ndabeshya basheri. Yego reka tubashimire rero bakunzi b'Umwana TV, tubashimire cyane tubifuriza amagara mazima. Ni ijambo twasanze abakuru b'iwacu bakoresha, ni ugutunga mukagira ibyo muha abana n'ibyo musigaza, mugaha inshuti n'abavandimwe mukamererwa neza, igihugu cyanyu mukagitaka nk'akarere ka Nyanza nk'uko gatatse n'ibindi bice bitandukanye. Mbashimire cyane. Ariko Mama Kevin aravuze ati wampa amaboko uko ubyiyumvamo. Ni umubyeyi udasabiriza ariko kandi buriya wamwubaka mu buryo bumwe. Ndetse mbwire abanyamakuru mukora inkuru z'abana basamu Gakire, Urugendo TV online, ushobora gusura abantu bana bo mu karere ka Nyanza ukabazamura kimwe na Fabrice nabo ukabiyegereza. Uri umusore ariko uri n'umubyeyi. Ngewe ndagushimira kuko ibyo ukora ntago ari nk'iby'abasore ahubwo mbona ari nk'iby'ababyeyi. Aba bana wabasapotinga. Ijwi ry'Urugendo TV online rigeze mu karere ka Nyanza byaba ari akarusho kuri bano bana bakiyongera mu bana ufite. Impanuro TV uragenda cyane. N'ubu ndabizi ejo wakoze inkuru mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Huye, manukira ni Nyanza urebe Kevin na mama we na murumuna we bose bamererwe neza. Ubashyire ku Impanuro TV. Impanuro mwicare muganire n'aba bana n'izindi televiziyo ntavuze kandi mukora neza byinshi igihugu kikabashima. Mama Kevin mumuhamagaye mukaziza impano n'ukuri mukazihagurutsa zikaka umuriro, urubyiruko bakumva iyi message, abakuru bakumva iyi message, tukiyubakira igihugu kizira inda ziterwa abana b'abakobwa n'abangavu muri rusange, kizira ibiyobyabwenge, igihugu gitatse umunezero n'ibyishimo. Nyine mwisi ntabwo dutarama ngo tugezeyo, ari igihe ubuntu budukoroga bukadukoroga, ariko nyine ni mwisi turarwara. Ibyo nabyo twabigereranya dutyo. Reka mbashimire mbibutsa ko ibiganiro by'Umwana TV bihoraho nkuko natwe tukihumeka. Imana y'amahoro rero yishimire ibyo mukora, ariko nanezezwa nuko nazabona aba bana bazamutse bakagera kure, cyane cyane meya. Ndakwinginze mubyeyi wa Nyanza, aba bana bashyira imbere hahandi ujya guhashya ibiyobyabwenge. Numara kubona uri kumwe n'abaturage kwa kundi baguhagaze imbere cyangwa bicaye, aba bana bahijwi maze baritege yombi kandi ziko wabasapotinga. Nukuri iyi nganzo yabo mukayishyigikira. Reka mbashimire cyane ku mwanya muduhaye. Imana y'amahoro, Imana ibakunda, ibyo mukora ibyishimire. Ndabakunda. Ngewe nitwa Emmanuel Kanani. Niriwe mama ndi umwana w'intabwa ariko nubwo papa yadutaye ariko nzakura. Muzakura abana banjye ndetse n'abandi bana bose badafite ababyeyi bazakura. Imana irabakunda. Yego.